ari papa Sava nta mugore afite, sibyo? Ntago tubihisha kuko nta cyaha turimo, ntago twagumiwe kabisa. Ari njyewe isa n'isaha nababwiye bana mukwikira amakoti tugende. Ari papa Sava nawe isa n'isaha yababwira ati mukwikira amakoti tugende, nta kibazo, nta ryari ryarenga, nta na pressure turiho. Ucyaburaga cyarabonetse, ni rwa rubavu rwa Irunga. Wambaze mu fiancé cyangwa na wari l'essentiel c'est que ari umwapta, ariko arahari. Nongeye kubaha ikaze aho muri hose, nizere ko amahoro y'Imana akomeje kubana namwe. Mu by'ukuri uyu munsi ni inkuru idasanzwe, ni inkuru nziza cyane, aho twamenya amakuru meza cyane ko Tokowote, muramuzi neza, ni icyamamare, ni umukinnyi wa filime. Twumvise amakuru meza ndetse nawe yabyivugiye, ndaza kwibereka n'ubundi. Yagaragaje ko yashatse umugore. Mu by'ukuri Tokowote yatubwiye amagambo akomeye, atubwira ko abana bavukanye bari umunabe bafite abana bakuru. Urumva ko nimba murumuna wa Tokowote afite imyaka 20, afite umwana w'imyaka 20, urikumva ko Tokowote yaratinze cyane. Tokowote yavuze ko iyo aba yarashatse kare kose, aba afite umwana ndetse aba afite n'umukazana, kuko Tokowote bigaragara ko ashaje cyane, imyaka 53 ni myinshi cyane. Urabona ubwanwa bwabaye imvi zabaye uruyenzi, muri make murabona ko ari umugabo ukuze cyane. Uyu mugabo ni icyamamare, yagaragaye mu mafilime menshi cyane, mu mafilime yubaka, mu mafilime asubiranya imiryango, amafilime yigisha, muri make harimo ubutumwa bukaze cyane. Ndetse we yavuze ko mu gukina filime ntabwo yahataniraga ibihembo, ahubwo we yishakiraga ko imiryango yasubirana, ndetse urubyiruko narwo rugakuramo inyigisho nyinshi cyane. Yego nyine n'ifaranga ryarabonekaga, ariko we ntabwo yahataniraga ibihembo. We yakinaga video agamije kugira ngo igirire n'abandi akamaro. Kumva ko umuntu ukuze icyo abashaka nicyo ngicyo mu by'ukuri. Ariko inkuru nziza yabaye, Tokowote yavuze amagambo akomeye cyane, avuga ko hajya abafana banjye ukuntu bambwiraga, bavugaga ko ndi ikiremba, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byari biri. Icyo nashakaga ko kibanza cyakorwa, ntabwo nari gushaka umugore kitarakorwa. Mu by'ukuri hari abantu bameze gutyo, akiyemeza intego akavuga ngo nubwo bwose bitoroshye, nzabanza nakora iki ngiki kugira ngo ndongore cyangwa se nkora ikindi runaka. Mu by'ukuri Tokowote ni umugabo utekereza. Nanjye icyo kintu yagishyize muri prive, ntiyakigaragaza ikintu cyatumye agiye imyaka 53 mbe n'aka kageni nta mugore afite. Aremera yihanganira ibitutsi yatukwaga n'imiryango ndetse n'abafana bavuga ngo uri ikiremba, ko ufite amafaranga, vipu, kudashaka umugore. Abenshi bamwitaga igicucu, ikiremba, ikigogi, ikimara. Ariko ibyo byose arabyihanganira, avuga ko agomba gusohoza isezerano we ubwe yisezeranye. Avuga ko atagomba gukora ibyo yakagombye gukora ngo ni umugore. Ariko guhera ubu ngubu ndagira nkumenyeshe ko Tokowote yazanye umugore. Wakibaza ngo uwo mugore ni bwoko ki wemeye uyu musaza ungana gutya? Mu by'ukuri uyu mukobwa Tokowote yashatse nawe asa n'ukuze mu kuntu, kuko nawe afite imyaka 31. Uri kumva ko umukobwa nawe, ko umukobwa buri arakuze cyane nawe. Rero uyu mukobwa utamubona gutya ngo afite isura y'ubuto, erega n'ubu Kigali ifaranga buri aho rikubisa haroroha. Arakuze, afite imyaka 31. Mu by'ukuri ni umukobwa ukunda gukina ibintu by'imipira, muri make ni umukinnyi wa basket, akunda umupira cyane. Reka nze ndaje mbibereke.
none se hari icyo utabonye? Nizere ko ubyiboneye. Ni uwo mukobwa ukunda umupira cyane, aho ari kubitoza na Tuko Wote. Mu by'ukuri ariko Tuko Wote akunda gukina filime, mu by'ukuri bose ni abakinnyi, muri make. Rero guys, rero nizere ko wakanze subscribe kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'aya makuru. Mu by'ukuri njye bayita rumaze iminsi kiko nk'ibisanzwe, garuka usorome nahageze. Murakoze cyane, sharinga bagenzi bawe.